Bavandimwe bana b'Imana, nidukundane buri munsi. Dore amasomo tuzirikanaho kuri iki cyumweru cya 23 tariki 25 Ukwakira 2020. Isomo rya mbere niryo mu gitabo cy'Imuka Misiri, umutwe wa 22 umurongo wa 20 kugeza ku 26. Igihe Musa yagezaga kuri rubanda amategeko y'Uhoraho, yarababwiye ati: ntuzanyunyuze imitsi y'umusuhuke cyangwa ngo mukandamize, kandi namwe mwabasuhuke mu gihugu cya Misiri. Ntimuzagire nabi umupfakazi cyangwa imfubyi. Nimumugera nabi akantakira, nzumva amaganya ye, maze uburakari bwanjye bugurumane bamarire ku nkota abagore banyu bapfakare n'abana banyu bab'imfubyi. Niba ugurije amafeza umuntu wo muryango wanjye cyangwa umutindi muturanye, ntuzamugenzereze nk'abaharanira gukira vuba. Ntuzamushakeho urwunguko. Niba igishura cya mugenzi wawe gitwayeho ingwate, uzakimusubiza imbere y'uko izuba rirenga, kuko aricyo kiringiti cye rukumbi n'umwambaro yifubika. None se yaryama muki? Nantakambira nzamwumva, kuko njyewe ndi umunyampuhwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 18. Uhoraho ndagukunda wowe Mana intera imbaraga. Uhoraho ndagukunda wowe mbaraga zanjye. Uhoraho niwe rutare rwanjye n'ibirindiro byanjye, akaba n'umurengezi wanjye. Ni Imana yanjye n'urutare mpungiramo, akabingaba inkingira n'intwaro nkesha gutsinda. Ni nawe ubuhungiro bwanjye budahangarwa. Natabaje Uhoraho nyakuberwa n'ibisingizo, maze mbasha gutsinda abanzi banjye. Arangobotora anshyira ahantu hisanzuye, nuko arankiza kuko ankunda. Uhoraho arakabaho, we rutare nisunga, aragasingizwa. Imana nkesha umukiro ntiharirwa umutsindo. Agwiriza imitsindo umwami yimitse, agatonesha uwo yasize amavuta y'ubutore iteka ryose. Uhoraho ndagukunda wowe Mana intera imbaraga. Isomo rya kabiri niryo mu ibaruwa ya mbere Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyetesaloniki, umutwe wa mbere umurongo wa 5 kugeza ku wa 10. Bavandimwe, muzi neza ukuntu twabagenjereje tugamije kubagirira akamaro. Namwe mwaratwiganye, mwigana na Nyagasani, maze mu bitotezo byinshi mwakirana ijambo ry'Imana ibyishimo bikomoka kuri Roho Mutagatifu. Byatumye mubera urugero abemera bose bo muri Macedonia n'abo muri Akaya. Koko rero ijambo rya Nyagasani riherereye iwanyu. Ntiryasakaye muri Macedonia no muri Akaya gusa, ahubwo inkuru y'ukuntu mwemeye Imana yamenyekanye hose, ku buryo ntacyo twakwirirwa tubivugaho. Bose kandi bavuga uko twakiriye iwanyu n'ukuntu mwayobotse Imana mugati bigirwamana, kugira ngo mukorere Imana nzima kandi nyakuri, kandi mutegereze umwana wayo yazuye mu bapfuye, uzaza ava mu ijuru ngo dukize uburakari bugiye kuza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivanjili yanditswe na Matayo, umutwe wa 22 umurongo wa 34 kugeza ku wa 40. Muri icyo gihe abafarisayo bumvise ko Yesu yazibye akanwa k'abasaduseyi, barakorana. Maze umwe muri bo wari umwigisha amategeko amubaza mwinje ati: mwigisha, itegeko riruta ayandi ni irihe? Aramubwira ati: uzakunda Nyagasani Imana yawe n'umutima wawe wose, n'amagara yawe yose, n'ubwenge bwawe bwose. Iryo ni itegeko riruta ayandi, kandi niryo rya mbere. Irya kabiri risa naryo: urajya ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Muri aya mategeko ko ari abiri, habumbiye mwandi yose n'ibyo abahanuzi bavuze. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Konge turatomboye. Amasomo y'iki cyumweru agarutse kuri ya nshinga twese dukunda kuvuga buri munsi: gukunda, eme. Ariko yaba twayishyiraga mu bikorwa by'urukundo. Ngakunda Imana, ngakunda na mugenzi wanjye. Abagereki bo babumbira ijambo urukundo mu bwoko butatu bw'ingenzi: amour philia, urukundo rw'umubyeyi n'umwana; amour eros, amour charnel, urukundo rw'umusore n'umukobwa. Akenshi urwo ngurwo ruganisha mu kurangiza ibyifuzo by'umubiri, irari. Hanyuma na amour agape, amour désintéressé ou inconditionnel, rwa rukundo nyakuri rudategereje inyungu, urukundo rwo kwitangira undi. Ni narwo rukundo rw'Imana, amour infini de Dieu, ya Mana itadukundira gusa ko twubahiriza amategeko yayo, ahubwo n'igihe twacumuye yo igakomeza kudukunda. C'est l'amour qui appelle le pardon et le pardon qui appelle l'amour. Ni urukundo ruhamagara imbabazi cyangwa n'imbabazi zihamagara urukundo. Uru rukundo agape nirwo ibyanditswe bya none bitubwiriza kwigana, atari mu magambo gusa, ahubwo mu bikorwa byiza by'urukundo bifatika. Nk'uko Musa yabwiraga imbaga ko bagomba kurengera abaciye bugufi, ati: ntuzanyunyuze imitsi y'umusuhuke cyangwa ngo mukandamize. Ntimuzagire nabi umupfakazi cyangwa imfubyi, kuguriza undi utagambiriye kumushakiraho urwunguko, n'indi migenzo myiza myinshi yo koroherana. Kuko uko nkunda mugenzi wanjye monesha ijisho ry'umubiri,
byerekana ko nshobora gukunda Imana bonesha amaso y'umutima. Ni nabyo umuririmbyi wa Zaburi ashimangira none agira ati uhoraho ndagukunda wowe Imana intera imbaraga. Mutagatifu Inyasi wa Loyola ati umuntu yaremewe gusingiza Imana, kuyubaha no kuyikorera. Icyaha rero ni ukwanga gusingiza Imana, kwanga kuyiyoboka no kwanga kuyikorera. C'est l'idolâtrie, kuyoboka ibigirwamana. Paulo mu isomo rya kabiri arashimira abanyetesaloniki leur monothéisme, uko basezerera ibigirwamana bakayoboka Imana imwe rukumbi. Ati bose kandi bavuga uko mwatwakiriye iwanyu n'ukuntu mwayobotse Imana mugata ibigirwamana kugira ngo mukorere Imana nzima kandi nyakuri. Amen. Ni nabyo Mutagatifu Agustin yavugaga ati aime et fais ce que tu voudras, kunda maze ukora icyo ushaka. Ni nacyo gisubizo Yesu ahaye umwigisha amategeko mu Ivanjiri waruje kumwinja amubaza itegeko riruta ayandi yose. Nuko Yesu akamusubiza ko ari gukunda Imana na mugenzi wacu. Uzakunde Nyagasani Imana yawe n'umutima wawe wose, n'amagara yawe yose, n'ubwenge bwawe bwose, kandi urajya ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yesu amagambo meza avuze ryari isengesho rya buri munsi ku Bayahudi ryitwa Shema Israel, Écoute Israel, tega amatwi Israheli. Burya bavandimwe, kugira ngo wumvire itegeko kandi unaryubahirize, ni byiza kubanza kumva. Inshinga kumvira obéir ibanzirizwa n'izindi nshinga eshatu: audire, écouter, gutega amatwi, hagakurikiraho entendre avec intellect, hamwe n'ubwenge, bikinjira mu bwenge. Hagakurikiraho kumukapere, comprendre, prendre avec, gufata, gucengera, kumva nyirizina. Iyo warangije kumva niho hakurikiraho obire, obéir, kumvira. Nuko rero humvira uwumvise neza. Ni wa mwitozo mwarimu ati je suis le bon maître, aramubaza ati et toi? Umwana ati je serai un médecin. Mwarimu yongera mu Kinyarwanda ati bituma inturo yanjye iba nziza. Umwana ahita yuzuza ati yabura kuba nziza ite se kandi yaratumariye inkoko? Mwarimu abonye ko umwana atumvise neza ibyo yavugaga, akaba nayo mpamvu ari gusubiza ibitari byo, aramubwira ati ngiye navugaga inshinga suivre, gukurikira. Je suis le bon maître. Iyo nkurikiye umwigisha mwiza Yezu, inturo yanjye ma demeure, ahomba haba heza, inzu yanjye iba nziza, umutima wanjye umererwa neza kubera Imana. Ntabwo Imana idusaba urukundo nk'urwo inturo ikunda imbeba, ahubwo kurebera ku mwigisha mwiza, gukurikira umwigisha mwiza, rwa rukundo rwitanga rwa Yezu. Tugendeye kuri Ivanjiri turibuka wa muntu ugizwe n'ibintu bitatu: roho, umubiri n'ubwenge. Ni wa mutima wose, amagara yose, ibitekerezo n'imbaraga zawe zose. Ni ngombwa rero gukunda Imana ntaho tuyikinze, mu bitugize byose, avec toutes nos facultés, uko turi kose, uko akabaye kose ugakunda Imana wese, uko usenga, uko uvuga, uko uririmba, uko ukora, uko ubanira abandi, ukitanga wese iyo uva ukagera kubera Imana. Ese ngewe umukristo, urukundo rwa agape rw'Imana nirwo nanjye njya nigana, cyangwa nigana za filia uwo dufitanye amasano, uwo mu miryango, ababyeyi, abo tuvukana, na za erosi, ngakunda afite ibyo ncunze ku wundi, byarangira nkamera nk'umuntu kanje igisheke, yarangiza gukinyunyuzamo uburyohe bwose agacira igikatsi hasi. Ubwo si urwo rukundo rwa mpanguhe rwazangeza kuri Pasika kweri? Umunsi umwe umusore wangaga abakobwa bafite inyinya yaje rero gukundana n'umukobwa utari ufite inyinya. Mu gihe batarabana, wa mukobwa aza gukora impanuka, amenyo amwe aracika, nuko ntiyabibwira umusore we kuko ari guhita mwanga burundu, ahubwo ajya kugura andi bamushyirira mwandi aho bamutegekaga kujya akura mu gihe agiye kuryama. Nuko barabana n'umugabo ntiyigera arabukwa na rimwe ko umugore we nta menyo y'imbere afite. Nuko barabana bageje ku myaka 10 babana, ubwo bari bafitanye abana babiri. Bya bindi by'umutinda aho yanitse ntiriva, umugore aza kunyarukira ku ikabare, aranywa arenza igipimo arasinda. Ageze mu rugo akuramo y'amenyo nkuko byari bisanzwe mbere yo kuryama, nuko yasiga muri saro, kandi ubusanzwe yajyaga yahisha ku buryo umugabo atari kuyabona. Umugabo yitambukira muri saro, ayabonye ntiyabyitaho, arayajugunya agira ngo n'umwanda w'abagore basinze. Uke wa mugore zimushizemo, ashakiraho yari asanzwe abika y'amenyo, araheba atangira kubaza umugabo we niba nta tuntu tudasanzwe yamutoreye. Nibwo noneho umugabo atangiye kumwitegereza uburyo ari kuvuga, kuko nyine atashoboraga kuvuga neza. Umugabo ararakara cyane ati sinakubwiye ko ndakunda inyinya?
noneho wampishe ko ufite nyinshi, abo twabyaranye nabo rwa rugo rubu rw'amenyo. Mbega urukundo, ni urukundo rw'amenyo koko. Ngiyi erosi, urukundo rw'inyungu. Ucunze mugenzi wawe akantu karangira agasubira iwabo, hari imitungo umucunzeho yarangira ugahita umwirukana. Ese mubyeyi, wowe ugize ibyago ukabura rumwe mu ngingo zawe, ko nta mugabo utagira ibyago kandi ko nta mugenzi utagira utubazo ku nzira, guhishahisha no kwiyerekana uko utari nibyo byaguha amahoro n'umunezero? Ese mukobwa nawe musore, muri kwitegura gushinga urugo, ingeso zawe ufite uzazihishura mwaramaze kubana kugira ngo urukundo ntiruzapfe? Ni kangahe abantu cyane cyane abasore n'abakobwa bashyiranaho bakabeshyana, bagakoresha nabi ijambo urukundo kugira ngo umwe yiyemere ku wundi, bagahishanya utugeso, nyamara bamara kubana byatangira kujya habona bya bindi ngo nyakibi ntarara bushyitsi, ugasanga mutangiye gusaba gatanya. Ingo nyinshi zibaho ku miguruko, zikarira ku miguruko, zikaryama ku miguruko. Kubera iki? Bakundanye urukundo rudashoboka, eros, urukundo rushingiye ku bintu atari ku bumuntu. Cyakora muntu, niba urobanura mu gukunda, ugakunda avec condition, ngo utujije ibisabwa ngo ntumukunda, ukagenda utoranya ugosora nk'ugosora ibishyimbo, ufite inyinya udafite inyinya, inzobe, urukara, umuzungu, umwirabura, umuremure, umugufi, ukageza no ku moko yewe, uko nukuronda. Urwo nta rukundo ruraho, ni muri tubeshyane. Umuhanga aravuze ati, umuntu nakubwira ngo ndagukunda uzabyemere, ariko numubaza icyo agukundira agashobora kukikubwira, uzashyireho danger de mort, agatangaro n'utubazo twinshi, uhegereye wapfa. Kuko iyo mpamvu agukunda iramutse itakiriho azahita kwanga, birumvikana. Niba yaragukundaga kuko nta nyinya ufite, umunsi amenyo yavuyemo azahita kwanga. Niba agukunda ko washyirishijeho imisatsi, umunsi wakennye ukabura amafaranga yo gushyirishaho iyo mirimbo y'imisatsi, ubwo nyine azahita kwanga. Uyu munsi nanjye nibaze abo nkunda n'icyo mbakundira, kuko amaherezo icyo mbakundira kizarangira. Ese nzakomeza mbakunde nka rya sezerano ry'abashakanye bati, ngusezeranyije ko ntazaguhemukira mu mibereho yacu yose, waba muzima cyangwa urwaye, ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugera gupfa. Iryo sezerano nka ruriya rugo rwihaye rw'amenyo, namwe mumaze imyaka 10 nk'amategeko y'Imana nka ruriya rugo, mufitanye n'abana babiri bashushanya urukundo rw'Imana n'urwa mugenzi wacu, iri sezerano mwakongera kurisubiramo ubu ngubu? Muracyakundana cyangwa mukundana urw'amenyo? Umuhanga w'umufilozofe existentialiste witwa Gabriel Marcel adusaba kwitondera iyo nshinga gukunda. Ati, dire à quelqu'un je t'aime, c'est lui dire tu ne mourras pas, même s'il faut que tu meurs, je mourrai à ta place. Kubwira umuntu ngo ndagukunda ni ukumubwira uti ntugapfe, uramutse unapfuye napfa mu kigwi cyawe. Aha, urwo ntabwo ari urw'amenyo. Iyi nteruro irakomeye bavandimwe, ni Yezu gusa ushoboye kuyubahiriza neza uko bikwiye. Cya gihe ducunguye ku musaraba kubera urukundo ruhebuje, wa musaraba ugizwe n'ibiti bibiri, igiti gihagaze vertical gishushanya urukundo rw'Imana, n'igiti gitambitse horizontal urukundo kuri bagenzi bacu. Yezu rero akawujyaho kugira ngo ahuze isi n'ijuru, aduhuze n'Imana na bagenzi bacu mu rukundo. Nubwo abantu bigoranye gupfira abandi nk'uko Yezu yadupfiriye, ariko heureusement kubw'amahirwe ntabwo ari abantu twigana cyangwa tureberaho, ahubwo ndamutse nkurikiye umwigisha mwiza Yezu, inturo yanjye yaba nziza, ma demeure, umutima wanjye wamera neza, nta rwango, nta mushiha. Icyo gihe sinaha mugenzi wanjye urw'amenyo, nta shyari, nta bugome, nta nzika. Ni ugukora icyiza buri munsi nyine, kugira neza undi buri munsi, kubana nawe bikambera amahirwe nkabyungukiramo buri munsi, kuba umuntu mwiza buri munsi. Akaba umuhanga wavuze mu Kilatini ati, amare ad unguem, aimer jusqu'aux ongles, uzakunde kugeza ku nzara. Bishatse kuvuga kugeza ku musozo nka Yezu, nta kugera hagati ngo nkubonyeho inenge, ngo uri umunyamafuti, ngo ndaparitse, ngo sinongera kugukunda. Ntugahe mugenzi wawe urw'amenyo, ahubwo uzamuha urukundo ruramba, rutari urw'agahararo n'inyungu, ahubwo urwa rukundo rwitanga, kuko Imana ni urukundo. Bavandimwe bana b'Imana, nidukundane, nimugire amahoro. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu. Bavandimwe bana b'Imana, nidukundane muri Kristo.